ariko abubu bakundana mu gitondo nimugoroba bakaryamana. Hari indirimbo yasohotse ati nimba nkunda mbomoza be, ngaho nk'uwo muhanzi arimo arabwira ikirubyiruko, arimo arababwira ngo mukundane, yenda jambo kubomoza ntago naryumva cyane ariko kamemu nutabona yakabakaba. Ibihe byiza nshuti bakunzi baneho TV mwebwe mudahwema kugenda mudukurikira umunsi ku munsi, aho tugenda tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye hano kuri Neho TV. Tugenda tubazanira abantu benshi bagiye batandukanye hano kuri Neho TV. Nkuko mwagiye mubibona tugenda tubazanira abagifite impano bagenda bazamura, ariko uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umubyeyi, turi kumwe n'umupapa hano, tugiye kuganira nawe hano kuri Neho TV. Ikaze papa. Kaze, turabashimiye cyane. Muri bugerageze muze kongera ijwi kugira ngo abadahwema kugenda bakurikira Neho TV, kugenda bakurikira ibiganiro byacu hano kuri no channel yacu, baze kugenda bakumva neza. Amazina yawe yombi witwa nde? Amazina yanjye nitwa Bagabo Jean Claude, ariko benshi bazi ku izina rya Eric bitewe n'akazi nkora, so nkaba ari papa Josie. Benshi bakuze nka Eric, ariko nanone ukizaho akantu k'ububyeyi ko kwitwa papa Josie. Iyo nayo ni irindi ranking wahawe nk'umubyeyi. Yes, tuje hano kuri Neho TV kugira ngo tugende tuganira nk'abantu b'ababyeyi, urubyiruko rw'iyi minsi cyangwa se abasore b'iminsi cyangwa se inkumi z'iyi minsi, abasore n'inkumi b'iyi minsi nk'ababyeyi mubibona gute? Wenda kubwo ikiganiro ababyeyi, urubyiruko, abasore, inkumi, so ni ibintu bigoye kugira ngo umuntu abitangeho ubusobanuro bwimbitse, byasaba intera ndende. Ariko urebye ku iki gihe turimo tugenda twinjiramo cyangwa se mu gihe cyashize, harimo itandukaniro rikomeye cyane, kuko uyu munsi wa none navuga ko umwana asigaye avuga. Yes, utambitsamo akantu bavuga ngo umwana avuga. Ariko hari n'akantu ruvuze imbere gatoya ngo urubyiruko rwa kera n'urwa none bisa nko bitandukanye, aho isudarenza ngo umwana avuga. Ibyo bintu babisobanura gute? Njya nkunda gukurikirana ibiganiro bitandukanye, cyane cyane nko kuri channel ya mama Rwagasabo, Scovia, yagiye akunda kuvuga ku rubyiruko. Hari akantu yavuze mu gihe cyashize, aravuga ngo umwana w'iki gihe asigaye avuka bakamurera nk'indabo. So sinzi nimba uri buze kubyumva. Indabo uburyo cy'umuntu azivomerera zigakura, cyangwa se mu yandi magambo no kuvuga ngo ukamurera nk'umuntu utazagira ikintu yabasha kwimarira. Muri make wenda naguciye mu ijambo, uravuze ngo tubarera ababyeyi ngo b'uyu minsi asigaye barera abana nk'indabyo. Muri make kera ngewe wenda siri mukuru cyane, ariko najyaga numva ngo bamureze bajeyi. Nicyo ushatse kuvuga? So kurera abajeyi bya kera n'iby'ubu biratandukanye. Gute? Kurera abajeyi bya kera hari icyo byasobanuraga kurera umwana utamutoza kugira icyo yakimarira. Ariko uyu munsi noneho hiyongereho kandi kumurera, hakazamo kutamutoza icyo yakimarira, hakazamo no kutagira icyo yamarira abandi. Urumva ni ibintu bibiri byivanze. Bajeyi rero kwari gutoza umwana, bya bindi byavugaga ngo umwana avuna umuheha kiyongeza undi, nicyo byashakaga kuvuga. Ariko mu busobanuro bwimbitse, uyu munsi wa none urebye umwana arimo kuvuka, akavuka, ni byiza ko turera abana tukabigisha tukabashyira mu ishuri voila, ariko bakagombye no kugira uburere bwo mu rugo, kugira icyo babasha kumenya haba mu rugo, kugira icyo babasha gukora. Kuba kamemu nk'umukobwa w'imyaka 15 utamubwira ngo nakubure ngo abishobore, utamubwira ngo najye gutera intabire y'ibijumba, ibyo bintu se birashoboka uvuze? Voila cyane. Umwana w'umukobwa, tuziko abana b'abakobwa kera barabyukaga bagakondora imyanda bagira munsi y'urugo, mu nanzi z'urugo hose. Ubu iyi minsi nagwa mubwira ngo bikore. Rimwe na rimwe yenda navuga ko n'iterambere ryaje, benshi basigaye batuye mu mijyi, ariko kamemo nk'abantu babaga mu cyaro,
habagaho icyo bita gucanira inka. Umwana w'umukobwa icyarangaga ko urwo rurimo umukobwa nuko mu gitondo 11 akotsi kabaga karimo kazamuka. Icyo numva ngo bafatirizaga itabi cyangwa se inkono y'itabi ababyeyi babo byo bihura he n'urubyiruko rw'iyi minsi, bihura he n'urwo byo gucana ahoze tubwira? Okay, kira kintu ni ukuvuga ngo umukobwa w'icyo gihe yabyirukaga azi ko imirimo yo mu rugo imureba, akaba azi neza ko yuko 12 urugo rugomba kuba rukeye. Wageraga ku muharuro rw'iwabo ugasanga harakubuye, ariko ubu hari n'igihe wagera ugasanga bishingwa yabirunze ku marembo ukibaza. Duhurize wari wavuze ngo urubyiruko rw'iminsi rutandukanye n'urwa kera. So umanze kutubwira ku rwa kera ukuntu bitwaraga by'umwihariko mu rugo, bakita ku isuku yo mu rugo ndetse bakanakora n'ibyo bindi watubwiye haraguru. Duhurize noneho urubyiruko rw'iyi minsi ndetse n'urwashize, ni digitale ya ni ingaruka za digitale ni nziza cyangwa ni mbi, ratubwira? So wenda icyo navuga mu bigaragara nawe ushobora kuba uri urubyiruko, ariko so icyo nibaza ibyishimo kumbaza naguheraho gute ajye wameraho gute kandi so turi kuvuga ku rubyiruko wenda nanjye ndi urubyiruko, nanjye ndacyari umujene, ariko urameraho gute? Yo icyo navuga tutagiye kure, reka mvuge ku basore. Umusore wa kera yajyaga kugira imyaka nk'iyo ufite, afite inka, afite umwihariko, agira ahantu yiharika, ariko ubu ikintu kimuranga urebye kuvuga ngo uriya mutipe, byo by'abatipe bazanye ngo umujyama kamemu nuko ngo umuniga. Izo ni imvugo z'abajene b'iki gihe, aho usanga umwana w'umusore ugasanga kugira ngo yambare ipantaro ukajyanga ahubwo arimo arayambura. So kabiri ugasanga ku mutwe we harimo imirongo wagira ngo ni nk'imihanda yo muri Amerika, kuko yenda se mu Rwanda ho ntago irahagera cyane. Gatatu ugasanga usibye kumubona agenda mu nzira akata, ariko ukaba utanamubaza ngo ni icyo ufite. Nibaza ko n'ababyeyi nabo hari inshingano ziba zibareba, ariko kunanirana k'umwana 99 guturuka ku babyeyi. Navuga ko guturuka ku babyeyi. Uvuze ko kugira ngo umwana atangire kunanirana 99 bituruka ku babyeyi, umwana wakazana rimwe. Aho wenda tugiye muri Bibiliya, Yesu navuze ngo uzatera intambwe imwe ngenere 99 ngusanga. Wenda nge nahita mbihuza n'ibyo ngibyo uvuze. Ese ababyeyi b'iyi minsi bo, reka nabo tuse nkaho tubagarukaho. Uvuze ko kugira ngo umwana ananirane biterwa n'ababyeyi nabo baba bafitemo uruhare. Umubyeyi wa musore aza akamubwira ati salama muze, ati salama niga, ego, ati bite se rujama. Uwo mubyeyi we uramuvugaho iki we, nubuhe burere ubona yabahereza urubyiruko cyangwa se inkumi n'abasore bino minsi? Ya wenda icyo nabivuga ku icyo ngicyo, harimo n'abasaza twita ngo ni baviye, usanga kavuga ngo ni vie koboyi. Barahari ko ari uwo witwa vie akavuga ngo vie nisko. So kameme ni nka wa mukecuru wita umukecuru ngo umukecuru ni nyina wa nyoko. Ni ibintu bigenda ubona byivanga. Nimba navuga ko turi mu bihe bigoye byo gutandukanya uyu munsi wa none umukobwa, umugore, umugabo, umusore, ni ibintu bikomeye cyane, kuko 99 usanga navuga ku warumbajije ku kijyanye n'ababyeyi mu by'ukuri naho navuga bitaniye. Ugasanga nk'umwana w'umukobwa yambaye akantu kamugera hejuru y'amavi, wareba mama we arimo gutambuka ugasanga nawe nuko yambaye, wareba papa we ari mu muhanda
ugasanga yashyizemo ikabutura n'isengeri imisatsi iragwa mu mugongo. Ese uwo mwana we urumva azakura ameze ati? None umwana w'uwo mubyeyi we iyo yitwaye gutyo, so nawe uri umubyeyi, uri umupapa, ufite umwana wenda ushobora kutaragira abana bakuze cyane bari batangira kugendera muri icyo kigare, nk'uwo mwana ubona se ise ari we utera poketi, ise ari we wambara amasengeri agenda yareza agatuza mu muhanda, nyina ari we wambara za jipo zigeze ahandi hose utubwira, ari we wambara hejuru uduhisha igituza gusa. Ego uwo mwana we iyo agiye muri za ngeso z'urubyiruko rw'iyi minsi, uwo mwana we umuvugaho iki? Uwo mwana muri make we ibyo akora ni amakosa ye cyangwa ni amakosa y'ababyeyi? Uruhande rumwe ntabwo ari amakosa ye, kuko uko warezwe bigenda bigaragara, sibyo? hari igihe uzahura n'umwana uvuga ati uyu mwana ashobora kuba atararezwe. Hari impamvu ya mbere ni iyihe? ni uko umubyeyi ntabwo yabashije kugaragaza indangagaciro y'umubyeyi ku mwana. Umwana rero nawe azakura mw'ubwo buryo agaragaza indangagaciro ababyeyi bamuhaye. Rega kera abanyarwanda bacaga umugani bakavuga ngo uwiba ahetse yigisha uwahe uwo mu mugongo. Nta kindi byasobanuraga rero nibyo. Ni ukuvuga ngo uko usanze umubyeyi wawe yitwara kugira ngo uzacike uwo muco. Mbese ubu byabaye copy and paste. Yes. Bijya handi biba bigoye. Ariko tukagaruka nanone tukavuga ngo ese ko harimo abana bananirana kandi ababyeyi babo rimwe na rimwe ugasanga ni abapasiteri, mama we ni mama pasiteri, byo bimeze gute? Nabyo urwo n'urundi ruhande twabavuga, kuko uyu mwana iyo amaze gukura yarahawe uburere n'ababyeyi, habaho noneho kuvuga ngo umujyanye ku ishuri zahura n'abandi bana batandukanye bafite imico itandukanye, habaho rero amagurupe agendana nabo. Sibyo nanone bagikundaga kuvuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Uyu mwana nimba arimo kugendana n'umwana wo ko umubyeyi utarahawe uburere, kagendana umwe babiri batatu, azabona ko yuko hari ibintu umubyeyi watamubwiye abo bana babimwigisha, narangiza agende nkabo. Urumva ni ingero ebyiri. Wari uvuze ku kijyanye n'abana b'abakozi b'Imana, abana b'abapasiteri ndetse n'abapasiterine. Gute biterwa n'iki kugira ngo usange abana b'abakozi b'Imana aribo bana bananiranye muri sosiyete, cyangwa se yaba mu bigo by'amashuri aho biga, muri sosiyete aho bagenda ukumva ngo ni cya cyana cya pasiteri? Biterwa n'iki? Ese ko tuhoze tuvuga ko umwana kugira ngo agire uburere bubi cyangwa se agire ya mico mibi biterwa n'ababyeyi nabo 99%. Wa mwana ise ko ise ni umukozi w'Imana na nyina ndetse ni pasiteri na diakonese, ego uwo mwana w'iyo mico mibi kugira ngo ayigire, watubwiye ko biterwa n'ababyeyi, aho byaba bituruka kuki kugira ngo usange abana b'abakozi b'Imana cyangwa se abitwa abapasiteri usanga abana babo bo bananiranye, abana babo babikomora kuki? Urebye ku ruhande rw'abakozi b'Imana yaba inkuru ndende. Yaba inkuru ndende gute? Kubera ko inshuro nyinshi kwa pasiteri umwana avuka basenga kandi nawe akakura asenga. Rero nakubwiye ngo ya mico mibi abatarayikuye ku babyeyi ahubwo ayikura kuri bande. Nakubwiye ngo uwo mugendana, sibyo? Bitewe na ya magurupa abamo na ya matsinda agendana nayo, sibyo? Ashobora kugera ku ishuri akagira abantu bagendana badafite iyo mico, niko nakubwiye. Bitewe na ba babyeyi, kuko uko nareze umwana siko undi azamurera. Byanze bikunze imico namuhaye izaba itandukanye n'iyuriya mubyeyi wumva ko kwambara mini, kwambara pocket nta kintu bitwaye. Uwo mwana wanjye nahura n'uwe rero kugira ngo bazabikompare bizagorana cyane. Uyu mwana rero nagira gurupe y'abantu barenze umwe, babiri, batatu, bane, batanu agendana nabo bateye batyo,
bazamwumvisha ko kwambara pocket ntacyo bitwaye, kwambara mini ntacyo bitwaye, bamweretse ko yuko ahubwo we ari n'umuturage yasigaye inyuma, cyane cyane kwa ako kakuntu bakunze kugakoresha. Ugasanga nk'umukobwa wambaye ijipo igera ku birenge bagahita bavuga turiya ni umuturage, sibyo? Ugasanga umuntu kamemo nk'umusore bakunze kuvuga ko yuko abantu bambara amatise cyangwa niki, ariko ugasanga nk'umusore yambaye ipataro ntago wamenya forme yayo, already yambaye umwenda ushaje kandi reka mbyitwe gutyo. Abesha banga ngo umwenda ushaje kandi ugaragara ko ari mushyashya, ufite amadirishya n'inzugi, ufite amajuwe. Gusa ikigaragara cyo muri iyi minsi biragoye. Uwo mwana rero wambaye gutyo kugira ngo uzamwumvishe ko atari ko yakagombye kwambara biraruhishe. Niyo mpamvu twararebye dusanga rimwe na rimwe hari umuntu umwe twigeze twaganira, urabona umusore cyangwa se umusore yarambaraga akikwiza, sibyo? Rero bazanye ikintu cyo kwambara ubusa, kambyite ko ari ubusa. Bisobanuye iki? We yambaye amanura, ubundi umukobwa we tumenyeye ko yambara azamura nyine kugira ngo umwenda umujyemo, ariko noneho nawe yabonye umusore yambara amanura, umukobwa nawe yambara azamura. Aba bantu babiri rero urumva ko biregeranye, naho bigiye nta naho bivuye. Umwe arimo aramanura, undi arimo kuzamura, kuko usibye ko yuko navuga ko ari byiza nabyo, ahubwo nuko nabyo batabiha agaciro. Nkunda abakobwa bakunze kwambara amapataro, nubwo babyita ko yuko nabyo hari uruhande rumwe rutagira uko rubibona, ariko naje gusangaho kugira ngo umukobwa yambara azamura ijipo, usange igera mu mavi, ejo akayambara iziri hejuru y'amavi. Ubu turi muri 2026, njya ndeba 2050, nta mukobwa uzaba ucyambara. Wazaga ububasha bwo kuzaba uriyo. Hari akana kamwe nabonye kavuze ku kijyanye n'abakobwa bambara batyo. Ni umwana ufite nk'imyaka nka 12, we yaravuze ngo wamugira nka perezida, ngo yashaka ibitenge ngo byinshi, yarangiza agashaka n'inkoni. Uwo bahuye yambaye gutya akubita amukubita igitenge tikenyera. Nanjye mbayeho nk'icyo gihe, wenda mu iterambere ntago byabura, ariko nanone ntago iterambere ryatuma duca umuco w'u Rwanda. Watuganirije utuganiriza kuri byinshi. Ese nawe uri umubyeyi, tukaba turimo tuvuga kuba pasiteri usanga afite abana babo bananiranye. Watusobanuye ko nk'uko murashaka batimbwira uwo mugendana nkubwire uriwe, watubwiye ko abo bana wenda bashaka kuba barahuye n'abandi bana bafite indi mico, barezwe n'abandi babyeyi ku mashuri ndetse n'ahandi hantu. Ese uwo mubyeyi we, dufata ko ari umukristo, ni pasiteri cyangwa se ni umuntu ukijijwe, we iyo abonye uwo mwana afite izo ngeso ntazimukureho, uwo mubyeyi we umubona ute? Ni izihe ntege nkeya ziri kuri uwo mubyeyi? Ni izihe mbaraga nyinshi uwo mwana aba afite zo kuganza ababyeyi be? Turagaruka ku kijyanye n'uburenganzira bw'umwana. Iyo tugeze aho ngaho tubirebaho, ariko umwana agomba kuzirikana iteka aba ari umwana. Ndabyumva, ariko wibuke ko ku kijyanye n'uburenganzira bw'umwana, ejo bundi hari umubyeyi umwe, umwana yaramunaniye, amucishaho umunyafu, umwana ajya kumurega, amureza umubyeyi aritaba, baramuhana, kandi nawe yari arimo guhana iki umwana. Rero ibi bintu kugira ngo uzabihuze, usigaye uvuga umwana ati wambujije uburenganzira, cyane cyane yenda navuga ko tugenda tuyikurura n'imico yo mu bihugu byo hanze. Uyu munsi wa none nko muri Canada, umwana waho uri umubyeyi wamubyaye, byonyine bagaca ku marembo bakumva umwana arimo kurira, baragufunga umwana bakamujyana kumureresha mu bigo by'abana. Ntabwo ari Canada gusa, wenda ariko twongera mu kindi gihugu nk'Ubufaransa. Ubufaransa guhera ku mwana wavutse, uredi kuva ku mwana utwite kugera ku mwana ufite imyaka 12 abarwa nk'uruhinja. Iyo rero banakubonye wenda umukubita urushyi, uwo mwana batitengura nyina urise, umwana baramukwaka.
ese ibyo byaba bihurira hehe nuko abana batsikamira ababyeyi ni uko bababwira wenda kuva ku mico mibi bakabasuzugura. So buriya umubyeyi we navuga ko ntako abatageze n'abari ababyeyi baba bameze batyo sibyo baha uburenganzira umwana agakura uko abyumva agakora icyo ashaka mu gihe ashatse. Nibaza ko yuko bo niko baba babibona ariko siko byakagenze. Gusa twakagombye gufashanya tugafashanya haba ababyeyi ndetse abarezi ku bigo by'amashuri kugira ngo babashe kugira gute gucyaha no gutesha kugira ngo wa mwana abashe gukura afite indangagaciro y'umunyarwanda. Gusa icyo nagarukaho ku rubyiruko ndetse no ku babyeyi kugira ngo wenda se tutaza kujya kure yabyo, uyu mwana wahaye inama burya umwana uko ugenda umurera umuha inama nimba aje mu kiruhuko witerera iyo mwicaze umubaze mwana bimeze gute sibyo umwereke icyiza umubwiye iki kintu ni kibi umubwiye iki kintu ni kibi ugikoze cyakuviramo ingaruka izi nizi kamemo uyu mwana nubwo atabyumva sibyo ko yuko no kutabyumva ni ikindi kibazo kiba cy'umwihariko yakagombye kubyumva antoka ariko uyu mwana nubwo atabyumva ejo hazaza ashobora kuzavuga ngo iki ngiki umubyeyi yarajyaga akimbwira. Nshuti rero bakunzi ba Niho TV mudahwema kugenda mudukurikira umunsi ku wundi. Hano rero tugenda tubazanira abanyempano benshi bagiye batandukanye ariko tugenda tunatanga inama ku rubyiruko nkuko mubibona. Uyu munsi twatumiye hano turi kumwe n'umuntu w'umubyeyi no umupapa yabivuze neza ni Papa Josi wenda nawe ubonye ikiganiro wenda ufite umwana witwa gutyo Sava avuga ati izina ry'umwana wanjye ni Sava. Dusoza ikiganiro niki ubwira urubyiruko cyangwa se nihe nama ugira urubyiruko niki ubwira ababyeyi bafite abo bana bameze batyo? Ndavuga ku bintu bibiri. Reka ntanga inama ku babyeyi. Inama nagira ababyeyi nabagira inama kuko hari ibintu ababyeyi twebwe dukora ariko bigira ingaruka ku bana. Garagaza umutima wa kibyeyi ku mwana mu byo ukora byose. Niba hari n'ikintu runaka kindi runaka weho uteganya gukora nk'umubyeyi ariko ukabona ko icyo ishuri nyinshi bakunze kuvuga ngo uko narezwe siko nzarera abanjye uko nakuze siko abanjye bazakura. Nimba iyo ariyo numbere ufite muri wowe gerageza rero guha umwana uburere ubona bukwiriye buzatuma bumusunika mu myaka iri imbere kuko njya nkunda kuvuga ngo imyaka iri imbere y'ahazaza. Umwe mu bahanzi niwe yavuze ngo umuntu amenya iby'ahazaza nta wamenya ariko icy'ingenzi iyo wamuhaye uburere niyo aho waba uri hose uvuga ati umwana wanjye namuhaye uburere ahazaza azibeshaho. Nkagira inama abana nabo nibareke kugendera mu bigare bitandukanye. Uyu munsi umukobwa nkunda kuvuga ku bakobwa cyane kuko ingaruka nyinshi nibo zigeraho. Umwe niwe wavuze ngo aho kugira ikirara cy'umukobwa nagira ikirara cy'umuhungu ariko aho mvuga ko yuko kuko umukobwa agenda ari umwe yagarutse agaruka ari babiri cyangwa akaza ari na batatu ariko nanone ubuzima bukunda kwangirika kurenza ubw'abandi n'ubw'abakobwa. Navuga rero nagira inama abasore nkagira inama n'abakobwa kuko inama nagira abasore siyo nagira abakobwa. Umukobwa namugira inama yo kwiha agaciro akamenya uwo ari we akamenya ko yuko 90 ku ngaruka umuhungu azamutera ari uzazirengera. Icyo ni kimwe. Narangiza nkongera nkamubwira nti witegereza gushaka icyo udafite ngo ugishakire ku bandi ahubwo nyurwa n'icyo ufite kugira ngo ejo hawe hazabe heza. Icyo udafite uyu munsi amaboko yawe ejo yakikugezaho. Icyo ngicyo nababwira ngo kandi ntibagashake gufatira vuba na vuba ngo nimba abonye umukobwa wo kwa
Verediana yambaye urukweto rwiza rugezweho ntagaze uko yarubonye nawe wishaka kurwambara kuko weho iwanyu mushobora ko arabyirutse murya ibijumba n'imyumbati undi arabyiruka anywa amata n'ikivuguto cyangwa n'umuce n'ifiriti gerageza ibyo bijumba byo mu rugo iwanyu bikunyure bikunezeze kuko ejo n'ejo bundi ufite amaboko uzarya ifiriti unarenze urenzeho inyama kubera ko yuko byavuye mu maboko yawe ku bahungu muhungu namugira inama yo kumubwira ngo nubwo bimeze bityo ingaruka zagarutse ku bakobwa ariko nawe muri cyagihe umenye ngo hari ikintu kiba kirimo kwandagara ku gasozi cyawe abeshi ubwo ushatse kuvuga umusore utera inda igihe kitateganyijwe yarangiza akabaragurutse kumva ko yuko ari ubwo buzima azabamo amaraso ye arimo gutembera isi navuga ko ari ugutembera isi adafite iyo yerekera ibyo byica seve y'ejo hazaza hiwe kubera iki kubera ko uyu musore mu mutwe amaze kwangirika hari ibintu bibiri bimwangiza iyo aryamye atekereza umwana nubwo adafite ubushobozi cyangwa ngo ajye no kumureba ariko ntago yabura kubitekereza kuko ni amaraso iyo arimo kubitekereza rero hari udutsi tw'ubwonko niko navuga twangirika tw'imitekerereze n'icyo akoze ntago kigenda neza kuko aba amaze kwangirika icyo namubwira ko fata ikintu mu gihe cyacyo mu gihe cyacyo navuga ngo amaraso y'urubyiruko aba yihuta cyane ariko control ibiri muri we burya nta kintu nakita umuntu atabasha kugenga muri we nubwo umuntu aba avuga ngo byananiye ngo ndagerageza bikanga arabeshya kuko umuntu target yihaye uko yaba imeze kose icyo wowe umubiri ntago kuyobora urawuyobora kuba rero wumva kuvuga hari akantu gato nakunda kuvuga njyana nibaza nkavuga umusore w'imyaka 15 20 aprito eske uyu musore afite target ntarabasha no kwigurira inkweto cyangwa ipataro ndabishimye ibyo ashobora kubyigurira narabasha no kuba yagura ikibanza ngo yubake ndabishimye yanakigura ariko se uru rukundo rw'aba bana zero rero navuga ngo aho bibari zero nabwira umusore ngo gukundana ni ibintu byizana ariko bigenge wibeshye umwana w'umukobwa ngo ndagukunda uramukunda umumarira iki ko nawe ntacyo ufite umumaze iki kwaho ngaho ugiye guta igihe cyawe iyo winjiye mu rukundo rero ukiri umwana nibyo njya mbwira abasore iyo winjiye mu rukundo ukiri umwana nta kintu ubasha kugeraho ahubwo n'utwubonye wakagombye gukoresha udupfusha ubusa kugira ngo wubake ngo rwa rukundo ubundi urukundo ntago ari amagambo gusa urukundo ni ibintu bifatika rero iyo wazijemo mu rukundo umukobwa nawe ati nanjye ndagukunda urukundo ruzana 5 waba ufite 5 ukahita uvuga ko yuko nyine nta kundi so rero nabwira abakobwa abahungu nkababwira ngo ikizatuma babasha gutera imbere no kugira icyo babasha kugeraho ni babanze biyubaka mbere yuko bajya mu rukundo babanze bagira icyo bageraho nugera mu gihe cyo kumva akagombye kubaka umuryango utangire gushakisha urukundo sibyo kuko nibyo bizakugira umumaro ariko uyu munsi wa none ni winjira mu rukundo uri umwana egare kukwinjiza mu ngeso mbi za hato na hato nibaza nko mu bushakashatsi nakoze ntaho nari nabona bamwe ni bake hari umusore umwe wari inshuti yanjye yigeze yambwira ko yakunda umugore babana bamaranye imyaka 15 bakundana ariko mu iyo myaka 15 barinze bashakana nta numwe wari waryamana n'undi ako kantu si keza ako kantu ni keza ariko abubu bakundana mu gitondo nimugoroba bakaryamana hari indirimbo yasohotse ati nimba nkunda mbomoza be ngaho nk'uwo muhanzi arimo arabwira ikirubyiruko arimo arababwira ngo mukundane yenda jambo kubomoza ntago naryumva cyane ariko kamemu
n'utabona yakabakaba. Icyo shatse kuvuga aho ni iki? Shatse kuvuga uyu muhanzi arimo kubwira icy'urubyiruko, ni inama arimo kubagira mu iyo ndirimbo ni iyihe. Erega uwo muhanzi nawe ni umujeni mugenzi wabo. Niyo mpamvu rero navuga ngo mu mutwe reba icyakugirira umumaro mbere yo kureba ibindi. Uyu munsi wenda urubyiruko ruzumva kino kiganiro, haba abasore cyangwa abakobwa, inama nabagira nuko bakirinda kujya mu rukundo igihe kitaragera, kuko ibintu biba mu rukundo ku bantu bakiri bato ntago ari byiza, bizamo ingaruka nyinshi zitandukanye ku mpande zombi. Yes, rero mwabyumvishe niho TV tuba twagiye tubazanira mutwabazaniye umubyeyi agiye atanga impanuro nyinshi yaba ku bakobwa ndetse n'abasore ndetse n'ababyeyi nabo nibasigaye, kuko ngusanga kugira ngo umwana abeho nabi cyangwa se atangire kugira imyitwarire itari myiza, usanga n'ababyeyi babigiramo uruhare 99%. Yes, rero niho TV ni Vava. Uyu munsi nabazaniye umubyeyi hano ni umupapa. Turagushimira Papa Justin kuba witabiye ubutumire bwacu. Murakoze cyane kuba mwantumiye ngo tuganire, ariko nago nasoza nararitse abantu kuko mfite n'ishuri ryigisha ibijyanye n'ubwiza, salon de coiffure, irimo ibintu ibyo ari byo byose ushobora kuza wabisangamo, ndetse n'ababasha kunyumva. Riherereye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama, akagari ni Ngarama, muri salon bita Salon Beauty 4. Yes, ubahaye ikaze. Rero nuko twebwe tugenda tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Mwabyumvise agize gutya anaba invite cyangwa se arabatumira kugira ngo wabaye ushaka kwiga ibijyanye n'ubwiza, nuko wahagera rwose nawe akagenda agufasha. Ubwo wenda tuzagenda tubiganiraho, waba umukobwa, waba umusaza, waba umukecuru, waba umusore, waba umwana, hose ingero zose arabafasha. Yes, rero nitwa Vava, tugenda tubana umunsi ku munsi hano kuri Niho TV, babwira ngo mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.